urumva showbiz imaze iminsi ishya rwose amakuru y'imyidagaduro ni menshi cyane haba mu Rwanda ndetse no mu mahanga, ariko amakuru y'imyidagaduro rero hano kuri Eddy Kelody ni nanjye muri kumwe kuri ino mikoro nitwa Eddy Kelody. Hano wageze niwanjye ndagusaba kuma subscribe ndetse ukanshyigikira uko urushaho kose. Yes, twagiye amakuru y'imyidagaduro mu Rwanda rero hamaze iminsi havugwa inkundura hagati witwa Mutesi Scovia hamwe n'uyu mupasiteri Rugagi. Ntabwo ari we wenyine, amakuru y'imyidagaduro mu Rwanda ni menshi cyane, bamwe baratangaza byinshi abandi bindi. Yes, mubwire yuko witwa Kenny Sol yenda kwitabira ikindi gitaramo kizatuma yerekeza mu gihugu cya Canada, hari hazakorera nyine show. Murabizi abahanzi nyarwanda bamaze iminsi bakora ibintu byinshi bitandukanye. Abaraperi rero bo mu Rwanda nabo bamaze iminsi banezerewe rwose bizihiza igihe kinini cyane bamaze bakora imiziki myiza cyane, ariko ibyo ngibyo nyine byose ni incamake z'ibyo tugiye kuganiraho. Reka mbanze nyarukire muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mbanze kubwira yuko witwa Kanye West n'umugore we bamaze gutandukana, bashyize akadomo ku bijyanye n'imaze iminsi bivugwa yuko baba baratandukanye barashwanye. Batangaje iki? Ibyo nabyo ndaje mbikubwira. Witwa PDD ari muri gereza arafunze, hanyuma se byagenze gute? Reka mubwire ko yongeye gutakambira urukiko nyuma y'aho umuraperi PDD cyangwa se Didi cyangwa se Puff Daddy bitewe no kumwita yangiye gufungurwa inshuro ebyiri zose. Ubu ngubu yanze kuva ku izima, yongera kwandika asaba urukiko ko rwakwakira ingwate ye maze akazaburana afunguye. Yes, kuwa kabiri w'icyumweru cyashize nibwo Alexander Shapiro uhagarariye mu mategeko umuraperi Sean Diddy Combs yongeye kugeza mu rukiko rukuru rwa New York icyifuzo cy'uko uyu muraperi we yafungurwa akazaburana ari hanze ya gereza. Uyu kandi yanahaye urukiko urupapuro rwa PDD rurimo impamvu bwite asaba gufungurwa. Iyo mpamvu ntabwo tuyifite ngo tuyikubwire, ariko nyine impamvu nayo irahari. Yes, reka nkomeze nkubwira ko mu kiganiro Shapiro uyu munyamategeko nyine wa Didi yahaye People Magazine yavuze yuko ari inshuro ya gatatu basabye urukiko ko uyu musore yafungurwa, ndetse anagerageza ko hirengagijwe uburenganzira, anagaragaza ko hirengagije uburenganzira bwe. Yagize ati urukiko rwirengagije uburenganzira bw'umukiriya wanjye Didi kuko bwanze ingwate ye kandi amategeko abimwemerera, ntabwo ari hamwe n'icyashinjwa. Ni umwere rwose kugeza ubu ngubu ntibyumvikana neza impamvu badashaka yuko abona afunguye. Shapiro kandi yarengejeho yuko Didi yakoze ibishoboka byose ngo yorohereze ubutabera. Ati yavuye Los Angeles aho yaratuye azi New York kuko yaramaze kumenya yuko nyine bagiye kumufunga. Ibi yabikoze ngo aborohereze mu iperereza, ariko rero ku ruhande rwabo ntabwo bigeze bayibona, nta n'icyo rwose byababwiye, nta n'icyo baramukorera. Uyu muraperi rero yasabye gufungurwa ku nshuro ya gatatu mu gihe mu minsi ishize n'ubundi yari yabisabye akabyangirwa, yanatanze miliyoni 50 z'amadolari y'ingwate. Ni mu gihe kandi kuva tariki 16 Nzeri yatabwa muri yombi hamaze kugaragara abantu 120 hose bamushinja ihohotera rishingiye ku gitsina, harimo 25 batarageza imyaka 18 n'umwe w'imyaka 9 gusa. Ku nshuro ya gatatu PDD yatakambiye urukiko asaba gufungurwa. Ntabwo ari ibyo ngibyo gusa, dufite amakuru menshi agiye atandukanye. Uribuka yuko uri kuri Eddy Kelody? Ese uribuka yuko utarakora subscribe? Ndagira ngo kano kanya uhite uyikora. Reka nikomereze ku nkuru ya Kenny Sol. Byagenze gute se? Kenny Sol rero uyu nguyu ni umuhanzi mukunda muri benshi nyuma y'ibitaramo 5 yakoreye mu gihugu cya Canada umwaka ushize. Umuhanzi Kenny Sol agiye kongera gutaramira abakunzi b'umuziki we mu bitaramo yise Kenny Sol Live in Canada. Yes, ni mu gihugu cya Canada. Nizere yuko rwose witeguye kwakira umuhanzi amakuru yuko agiye gutaramira muri Canada. Kenny Sol yatangaje mu ijoro ryo kuwa kabiri tariki ya 8 Ukwakira 2024 avuga yuko amakuru asa arambuye kuri ibi bitaramo ajyanye n'imiziki n'imijyi azataramiramo ndetse n'amatariki azayatangaza mu minsi iri imbere. Mu butumwa bugufi yanyujije ku rubuga rwe rwa Instagram no ku zindi mbuga zose zitandukanye, ati Canada reka twongere tubikore. Amakuru arambuye yaraje vuba. Kenny Sol rero yatangaje ibi ngibi nyuma y'igihe kinini azengurukana n'abandi bahanzi mu bitaramo bya MTN Iwacu Muzika Festival bikomeje gutanga ibyishimo ku bakunzi ba muzika nyarwanda hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Iyi ni inshuro ya mbere yitabiriye ibi bitaramo nk'umuhanzi. Ibi nahamya yuko bishimishije kandi bimuha imbaraga zo gukora cyane kugira ngo akomeze gushimisha abakunzi bendeze akazi gakomeze kanaboneke. Kenny Sol rero yaherukaga gutaramira muri Canada umwaka ushize muri Nzeri nyuma y'ibitaramo binyuranye yakoze mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba.
icyo gihe rero igitaramo cya mbere yagikoreye mu mujyi wa Edmonton ku wa 30 Nzeri 2023, ku wa 7 Ukwakira 2023 nabwo ataramira ahitwa Montreal, mu gihe ku wa 8 Ukwakira 2023 yataramiye i Toronto mu gitaramo yahuriyemo n'uwitwa Siddiq Diabate. Ku itariki ya 13 Ukwakira mu 2023 uyu muhanzi yataramiye ahitwa Quebec, naho ku wa 21 ataramiye ahitwa mu mujyi wa Ottawa. Ngaye nguko rero reka tureke gutinda kuri no nkuru tunyarukire n'ubundi ku nkuru ya Mutesi Scovia hamwe na Pastor Rugagi, uyu munyamakuru ukorera kuri Twitter yabahurije muri space. Mutesi Scovia atangira guhata ibibazo, uyu Pastor Rugagi wabyitwayemo neza nyuma yuko Mutesi Scovia abonye ntacyo abonye yareguye umugabo. Uyu pastor w'umuhanga cyane mu buryo asubiza ibibazo bye, yaramwemeje rwose. Mutesi Scovia mu kurakara kwinshi ati asubiza nabi cyane mu magambo wumva nyine ameze ukoro. Mutesi Scovia arimo agira ati pastor ntacyo wangira ntiwambuza ijuru, mbaye ndikwiye ntiwarimbuza. Ngayo nguko rero anavuga yuko nyine n'ubundi nambara yabikomeje kuko mu gitondo bwaho uri uzi gucyaka muvuga n'ibindi byinshi bitandukanye. Uru rubanza nta kintu twaruvuga rutaje rwagera ku musozo, twebwe niko dukora. Icyakora incamake ntago zabura. Reka rero ngushimire ko wafashe umwanya wawe wose ukankurikira kuri EDKLD mu dukuru twihuse. Yasirega nze ndaza kugaruka mu kanya mu tundi dukuru ku yindi saha ikurikira. Mukomeze kugubwa neza.